لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. Allah yaramuvumye nuko aravuga ati ndahiye ko nzagira bamwe mu bagaragu bawe nigarurira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amahoro y'Imana, impuhwe ndetse n'imigisha byayo bibane namwe. Bavandimwe nshuti bakunzi b'inyigisho za Islamu, twishimiye kubana namwe muri aka kanya aho tugiye kuganira ku gaciro k'ino ndamutso ya Kisilamu ndetse n'ikinyuranyo cyayo. Iyo tuvuze tuti assalamu alaikum, amahoro y'Imana abe kuri mwe, wa rahmatullahi, n'impuhwe z'Imana zibane namwe zibe kuri mwe, wa barakatuhu, ndetse n'imigisha byayo. Ibi bintu uko ari bitatu bikubiye mu ndamutso ya Kisilamu ni ibintu by'ingenzi nkenerwa mu buzima bwa buri munsi bwa bene Adamu. Mwene Adamu akeneye amahoro. Assalamu alaikum, amahoro y'Imana abane namwe. Mwene Adamu akeneye amahoro, akeneye umutekano. Wa rahmatullahi, mwene Adamu akikijwe n'ibintu byinshi bishobora kumugirira nabi. Mwene Adamu arakosa, bityo rero akeneye impuhwe z'Imana zimukiza ibishobora kumworeka, ibishobora gutuma ajya mu kaga. Akeneye impuhwe z'Imana igihe yakosheje kugira ngo atarimbuka. Wa barakatuhu, ndetse akeneye n'imigisha y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Mwene Adamu mu byo akora, mu bikorwa bye bya buri munsi, mu rubyaro, mu rushako, mu mitungo, mu buzima bwawe, ukeneye umutekano, ukeneye ko hazamo imigisha, ukeneye ko habamo impuhwe z'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Hejuru y'uko dukeneye ibyo ngibyo rero, hitambikamo ikintu tudashaka cyangwa se bene Adamu batifuza, aricyo la'na, umuvumo. Umuvumo rero iyo witambitse ukitambika, ya mahoro wa mutekano birabura. Iyo umuvumo witambitse, za mpuhwe zirabura. Iyo umuvumo witambitse, wa mugisha urabura. Reka rero twinjire mu isomo ryacu dusobanura imvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, aho yagize ati qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama ad-dunya mal'una mal'unun ma fiha illa dhikra Allahi wa ma walahu wa 'alliman aw muta'alliman. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yavuze mu magambo makeya ariko yuje ubusobanuro burambuye bwafata amapaji n'amapaji,
bwafata iminsi n'iminsi, agira ati aduniya mal'una, ati mu by'ukuri iyi si bene Adamu bariho yuje umuvumo, iravumye. Mal'unu ni ma fiha, ndetse n'ibiyiriho byuje umuvumo, biravumye. Illa dhikra Allahi wa ma walahu, keretse kwibuka Imana, gusingiza Imana, kumenya Imana, ndetse n'ibigendanye n'iyobokamana. Abantu gusobanukirwa Uwiteka ubukuru bwe, bagasobanukirwa Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, nicyo cyonyine cyabarokora umuvumo. Wa'allimani, ikindi kitavumye ni ikihe? Ni wa wundi wigisha ijambo ry'Imana, ni wa wundi wigisha ibikorwa byiza, ni wa wundi wigisha amahoro, niwe utavumye. Au muta'allimani, ikindi kitavumye ni wa wundi utega amatwi ijambo ry'Imana, utega amatwi inyigisho zituruka ku Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, akumviriza ijambo ry'Uwiteka kandi akaryitaho. Uwo nawe ntabwo ari mu bivume. Ndagira ngo rero twinjire mu isomo ryacu nyirizina, dusobanura umuvumo ni iki, umugisha ni iki. Ubundi ubusanzwe haba igitabo cya Bibiliya, haba igitabo cya Korani, haba Talimudi y'Abayahudi, ibi bitabo byombi tumaze kuvuga byose, ndetse n'ababyemera ari bo Abayahudi, Abakristu n'Abayisilamu, twemera ukubaho k'umuvumo, tukemera n'ukubaho k'umugisha. Umuvumo n'umugisha turabyemera kubera ko byanditse mu bitabo by'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Umuvumo rero ni iki? Umuvumo ni ijambo mu Cyarabu bawita la'natu cyangwa la'natu. Mu Gifaransa ni malediction, mu Cyongereza ni curse, mu Giheburayo ni kelaula, mu Kilatini ni maledictionem. Bikaba rero ari ikinyuranyo cy'umugisha. Umugisha ni iki? Mu Cyarabu ni barakatun, baraka, umugisha. Mu Gifaransa ni benediction, mu Cyongereza ni blessing, mu Giheburayo ni baraka, naho mu Kilatini ni benediction cyangwa se beatificum. Tugiye kwibanda rero kuri aya magambo uko ari abiri, kuko ahatari umuvumo niho hagomba kuba hari umugisha, n'ahatari umugisha hari umuvumo. Ni ngombwa rero ngo umenye, usobanukirwe ikizana umuvumo n'ikizana umugisha, kugira ngo ushobore guhitamo neza. Umuvumo rero mu busobanuro ni iki? Umuvumo dukurikije ibyanditswe byera, ni ijambo rikusanya ibyago, rigakusanya amakuba, agahinda, ibihano
biterwa no kwimura Imana ndetse no kwigomeka ku mategeko yayo kuri bene Adamu. Ibyago, amakuba, ibihano bene Adamu bahura nabyo bitewe no kwigomeka ku mategeko y'Imana cyangwa se kwibagirwa Imana yabo bakayimura. Mu gihe umugisha ni ijambo rikusanya ibyiza, rikusanya amahirwe, rikusanya amahoro, umutekano, impuhwe z'Imana biba kuri bene Adamu bitewe no kwemera Imana no kubahiriza amategeko yayo. Ubwo nibwo busobanuro mu ncamake tuza kurebera n'ibimenyetso mu gitabo cya Korani ndetse no mu gitabo cya Bibiliya. Aha rero mbere y'uko twinjira yenda ku mpamvu zitera umuvumo n'impamvu zituma habaho umugisha, reka tubanze turebe imvo n'imvano y'umuvumo. Imvo n'imvano y'umuvumo. Ubundi mu ncamake, umuvumo ukomoka kuri Sekivume ari we Shayitani, Satani, sekuru w'ibivume. Kubera iki Satani cyangwa se Ibilisi ari we sekuru w'ibivume? Dusubiye mu mateka y'intumwa n'abahanuzi, tugasubira no mu mateka ya Adamu, tubona yuko Ibilisi ari we Satani, igihe Imana yabwiraga abamarayika ngo nimwubamire Adamu, mwubamire ikiremwa muntu Adamu, abamarayika bose barubamye illa Ibilisa aba wastakbara, usibye Ibilisi Satani, aba yaranze, wastakbara anagira n'ubwibone, yanze kubahiriza itegeko ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, yanga kubamira Adamu, kumuha icyubahiro Imana yari yategetse abamarayika bose ngo bamwubamire, bakamwubamira, usibye Ibilisi wanze akanagira ubwibone. Kubera rero kwibona, kugira ubwibone, Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ahita amuvuma, anamuca mu ijuru. Yaramuvumye anamuca mu ijuru. Muri Korani ntagatifu, isura ya 4 ku murongo w'118. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. Allah yaramuvumye, nuko Satani aravuga ati, ndahiye ko nzagira bamwe mu bagaragu bawe nigarurira. Ni ukuvuga Satani yaravuze ati, ubwo Mana umaze kumvuma, nanjye ngomba gukora ibishoboka byose kugira ngo mbone abo dusangira uno muvumo. Ntabwo ngomba kuba ikivume jyenyine, ngomba kugira abo nigarurira, abo nshuka, kugira ngo dusangire uno muvumo. Ndetse nta nubwo byarangiriye aho ngaho,
Satani cyangwa se Sekivume yahise akomeza no kugaragaza umugambi we azakorera bene Adamu kugira ngo basangire wa muvumo. Reka tubirebe muri Korani ntagatifu, muri surati Araf, isura ya 7, uhereye ku murongo wa 16 kugeza ku murongo wa 18. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. Ibilisi aravuga ati, Mana, kubera uburyo unyobeje nkaba mvuye mu nema zawe, nanjye nzicara mu nzira zawe zigororotse mbabuze kuzigenderamo, nuko mbashuke mbahereye imbere yabo, mbahere n'inyuma yabo, iburyo bwabo n'ibumoso bwabo, kandi uzasanga benshi muri bo batagushimira. Nuko Uwiteka abwira Satani ati, nsohokera mu ijuru, risohokemo, umwaye kandi wirukanwe ubutazarigarukamo. Rwose abazemera kugukurikira, abazagukurikira muri bo, nzabuzuza mwese mu muriro wa Jahannama. Bisobanure ko umuriro wa Jahannama ari wo muvumo wa nyuma. Hano rero mu ncamake bishatse gusobanura iki? Sekivume ari we Satani amaze kokamwaho uriya muvumo, yiyemeje kwicara mu nzira zigororotse z'Uwiteka kugira ngo abuze abantu kuzigenderamo, abashuke abahereye imbere yabo ku byo babona, ku byo bazi, abahere inyuma ku byo batabona, ku byo batazi, abahere iburyo ku byo bashoboye, ku butunzi bwabo, ku mbaraga zabo, abahere n'ibumoso ku bibazo bafite, ibyago, uburwayi, ubukene n'ibindi byose bafitemo imbaraga nkeya, abashuke abikoresheje. Ngo kandi Nyagasani uzasanga benshi muri bo batagushimira, ahubwo bashimira ibindi biremwa, bashimira ibindi bintu, baziremera ibigirwamana byo gushimira. Mu gihe rero Ibilisi yari imaze kugaragaza uno mugambi wayo, Imana iramubwira ati, ngaho rero sohoka mu ijuru, abazemera kugukurikira bazagukurikire, ariko muzahura n'umuvumo wa nyuma. Umuvumo cyangwa se ibihano by'Imana bya nyuma ni umuriro wa Jahannama, wa Gehenome. Uyu muriro wa Gehenome niwo muvumo wa nyuma bene Adamu bazahura nawo. Mu bihano by'Imana byose nta kirenze uwo muvumo. Aha rero tugiye kureba isomo ryacu nyirizina. Ubundi mu ncamake, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arema
ijuru n'isi, arema ino si, isi yari yuje umugisha, yari yuje imigisha, nta muvumo wari uyiriho, ahubwo umuvumo waje kuza ku isi kubera Sekivume ari we Satani, awukwiza ku isi no muri bene Adamu no mu biremwa by'Imana bindi. Ikigaragaza rero yuko isi yari yuje umugisha itariho umuvumo, ni umurongo dusanga muri Korani ntagatifu mu isura ya 41 ku murongo wa 10, aho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala agira ati waja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha, yayishimangiyeho imisozi ku buso bwayo ndetse anayiha imigisha. Mwenyezi Mungu iyi si yayishimangiyeho imisozi, arangije ayishyiraho imigisha, agena ibizatunga abantu, ashyiraho imigisha y'amoko yose. Urumva ko isi mu kuremwa kwayo yari yuje imigisha. Hanyuma umuvumo rero waje guturuka hehe? Kuri Sekivume, wa wundi wiyemeje akavuga ati Mana, kubera yuko nanjye mbaye Sekivume, nanjye nzakora ibishoboka byose aba bantu cyangwa se ikiremwa muntu nanjye ngihamagarire umuvumo, nkinjize mu muvumo. Umuvumo rero uturuka hehe? Umugisha uturuka hehe? Twabibonye mu isomo ryacu tukiritangira, twavuze yuko umuvumo uturuka mu kwibagirwa Imana, mu kwimura Imana no kurengera imbago z'Uwiteka, kutumvira amategeko y'Uwiteka, abantu bakigomeka ku Mana no ku mategeko yayo. Nicyo kizana umuvumo, nk'uko tugiye kureba ibimenyetso haba mu gitabo cya Korani cyangwa se mu gitabo cya Bibiliya. Urugero muri Korani ntagatifu mu isura ya 5 uhereye ku murongo wa 78 kugeza ku murongo wa 79. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Uwiteka aragira ati ba bandi bahakanye muri bene Isirayeli bavumwe binyuze ku rurimi rwa Dawudi n'urwa Isa mwene Mariyamu, Isa ari we Yesu Kristo. Ibyo ni ukubera ko bigometse kandi bakaba bararengeraga imbago z'Imana, kandi ntibajyaga babuzanya ibibi bikorerwa imbere yabo, ngo mbega ukuntu ibyo bakoraga byari bibi, byari urukozasoni. Aya ni amagambo akomeye cyane dusanga muri Korani ntagatifu mu isura ya 5 uhereye ku murongo wa 78 kugeza ku murongo wa 79. Hano Uwiteka yaduhaye urugero, aravuga ati bene Isirayeli, Abayisirayeli ni abantu bari barahawe ubutumwa bw'Imana, bacishwamo intumwa n'abahanuzi, babona inyigisho z'ibitabo
bitagatifu biturutse ku Mana, ariko noneho banga kumvira Imana n'amategeko yayo, banga kubwiriza ibyiza no kubuza ibibi, noneho wa muvumo urabokama, wa muvumo ubazaho, bahura n'umuvumo kubera kwigomeka ku mategeko y'Uwiteka. Umugisha rero uturuka hehe? Ubwo ni ikinyuranyo cy'umuvumo. Nimba umuvumo uturuka mu guhakana Imana no kwigomeka ku mategeko yayo, umugisha wo ni ikinyuranyo uzaturuka mu kwemera Imana no kubahiriza amategeko yayo. Ikimenyetso kibigaragaza ni ikihe? Soma Korani ntagatifu mu isura ya 7 ku murongo wa 96. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Uwiteka aragira ati, kandi niyo abatuye imidugudu baza kwemera bakanatinya Allah, mu by'ukuri twari kubafungurira imigisha iturutse mu kirere no mu isi, ariko barahakanye, nuko tubahanira ibyo bakoraga. Korani ntagatifu isura ya 7 ku murongo wa 96. Aya ni amagambo yumvikana kandi akomeye cyane. Ngo abantu batuye mu mudugudu cyangwa se mu mujyi runaka baramutse bemeye Imana ukuri ko kuyemera, hanyuma bakanayitinya, bakumvira amategeko y'Uwiteka, bubahiriza iby'Imana yabategetse, birinda ibyo Imana yababujije, Uwiteka aravuga ati, twari kubafungurira imigisha iturutse mu kirere, ikirere kikarekura imigisha yacyo, no mu isi, isi ikazamura imigisha yayo. Isi ni ukuvuga ko yuje imigisha, iraharihishe, ikirere nacyo kirimo imigisha, ariko hano umurongo ukarangiza uvuga uti, ngo ariko barahakanye. Abantu bahakanye Uwiteka Imana yabo, nuko tubahanira ibyo bakoraga. Ibihano by'Uwiteka biraza kubera ibikorwa by'abantu, kurengera imbago z'Uwiteka. Ni wa muvumo. Wa muvumo uza ku kiremwa muntu, kukibasira kubera kwigomeka ku Mana no guhakana Imana. Ibyo byazanye iki? Byazanye umuvumo. Dushingiye rero kuri gihamya igaragara mu gitabo cya Bibiliya, reka duhere mu Gutegeka kwa 2 igice cya 28 umurongo wa 1 kugeza ku wa 2. Haragira hati, niwumvira koko ijwi ry'Uhoraho Imana yawe, wihatira gukurikiza amategeko yose ngushyikirije uyu munsi, Uhoraho Imana yawe azagusumbisha amahanga yose ari mu gihugu, kandi dore imigisha yose izakumanukiraho iguhame mu rugero uzaba wumviye ijwi ry'Uhoraho Imana yawe. Aya magambo tuyasanga mu Gutegeka kwa 2 igice cya 28 umurongo wa 1 kugeza ku wa 2. Bisobanuye iki? Igihe cyose uzumvira Imana, imigisha izakumanukiraho, niko Bibiliya ibivuga. Izakumanukiraho bitewe n'uko wumviye ijwi ry'Uhoraho Imana yawe, ukubahiriza amategeko yayo. Naho ku byerekeranye n'umuvumo,
mu gutegeka kwa kabiri igice cya 28 ku murongo wa 45 haragira hati: iyo mivumo yose izakubaho igukurikirane iguhame kugeza igihe uzarimbukira, kubera ko uzaba utumviye ijwi ry'Uhoraho Imana yawe ngo wite ku mategeko ye n'amabwiriza yaguhaye. Iyi ni imirongo yumvikana mu gice kimwe bagaragaza yuko kumvira Imana n'amategeko yayo bizana umugisha. Kwigomeka ku mategeko y'Imana no guhakana Imana bikazana iki? Bikazana wa muvumo. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Mu by'ukuri ba bandi bahakanye bagapfa ari abahakanyi, abo ngabo bafite umuvumo w'Imana n'umuvumo w'abamarayika n'umuvumo w'abantu bose. Ayo ni amagambo y'Imana dusanga muri Korani ntagatifu muri surate Bakara isura ya 2 ku murongo w'161 ku byerekeranye n'ibiheka umuvumo cyangwa se uburyo umuvumo ugera ku bantu cyangwa se ku majini byigometse ku mategeko y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Umuvumo ubigeraho gute? Dukurikije rero uyu murongo dusanga muri surate Bakara muri aya y'161, twabonye ko hari umuvumo uza uturutse ku Mana, umuvumo direct uturutse ku Mana, Imana ishaka guhana bene Adamu cyangwa se amajini byigometse, ikavuga ngo nimube kino cyangwa se nimuhanwe gutya, bikagenda uko Imana ibivuze mu itegeko ryayo, mu ijambo ryayo, nk'uko nanone tubisanga muri Korani ntagatifu muri surate Yasini sura ya 36 ku murongo waho wa 82 kugeza ku murongo wa 83. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Uwiteka aragira ati, itegeko ry'Uwiteka iyo ashatse ko ikintu kibaho aravuga ati ni kibe, nuko kigahita kiba. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Bityo rero ubutagatifu ni ubwa wa wundi ufite ubwami bwa buri kintu mu kuboko kwe, kandi we niho muzasubizwa. Aya ni amagambo ari muri Korani ntagatifu muri surati Yasini uhereye kuri aya ya 82 kugeza kuri aya ya 83. Aha rero bisobanuye iki? Iby'Imana ishaka gukora, haba mu buryo bw'ibyiza, haba mu buryo bw'ibihano igiye gutanga, ni kumfa yakuna. Iravuga ati ni kibe kigahita kiba. Urugero tugiye kureba rero ni uruhe? Urugero rw'abantu Imana yahaye ibihano mu ijambo ryayo ikavuga kigahita kiba ako kanya. Turabisanga muri surate Bakara ku murongo wa 65 ndetse kugeza ku murongo wa 66. Uwiteka aragira ati: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. kandi mwamenye inkuru ya ba bandi bigometse ku isabato, mwamenye inkuru ya ba bandi bigometse muri mwe ku isabato,
nuko turababwira tuti nimuhinduke inkende zisuzuguritse. Muhinduke iki? Inkende zisuzuguritse. Iri ni itegeko ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Igihano cy'Imana kije mu buryo direct buturutse kuri Allah. Imana ikavuga ngo nimuhinduke inkende zisuzuguritse. Nuko ako kanya ba bandi bari bigometse ku isabato bahita bahinduka iki? Inkende zisuzuguritse. Ni igihano cy'Imana kije direct giturutse mu ijambo ryayo, direct punishment. Igihano cy'Imana kije mu buryo direct ku ijambo ryayo gusa bigahita biba. Uburyo bwa kabiri umuvumo w'Imana ugera ku bantu ni umuvumo uhekwa cyangwa se ujyanwa, wubahirizwa n'abamarayika b'Uwiteka nk'uko twabibonye muri surate Bakara aya 161. Abamarayika rero bashobora kubahiriza itegeko ry'Imana bakajyana ibihano by'Imana aho Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala abatumye. Ahangaha tugiye kureba urugero rw'ukuntu Imana yahannye bariya abantu bo mu gihe cya Lutu, abantu bakoraga ubutinganyi. Imana iza kubahana itumye abamarayika bayo. Bariya bishe isabato Imana yo yarabihaniye mu ijambo ryayo, ariko abangaba bakoze ubutinganyi, Imana yatumye abamarayika kugira ngo bajye kubahana, batwara ibihano by'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo nkuru rero turayisoma mu isura ya 51 uhereye ku murongo wa 31 kugeza ku murongo wa 34. قال فما خطبكم أيها المرسلون. Nuko Aburahamu aravuga ati, none se ni iki kibagenza yemwe mwantumwa mwe? Yabazaga abamarayika, arababaza ati ko mbona mwangendereye, ni iki kibagenza? قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. Baramusubiza bati, twebwe twoherejwe ku bantu b'ibyigomeke. لنرسل عليهم حجارة من طين. Kugira ngo tubamanurireho amabuye y'ibumba ryacaniriwe. مسومة عند ربك للمسرفين. Ayo mabuye yashyizweho ibimenyetso kwa Nyagasani wawe, akaba ari igihano kuri ba bandi barengera imbago za Allah. Bari baje bikoreye amabuye agiye guhana abarengera imbago z'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Aba twababonye ni ba bandi ba Qaumi Lutu, abantu bakoraga ubutinganyi. Ariko baranavuga nanone bati, turi busohoremo ba bandi dusanga ari abemera muri bo. Nk'uko rero twabibonye ibyo tubisomye mu isura ya 51 uhereye ku murongo wa 31 kugeza ku murongo wa 34. Tugiye kureba noneho uburyo ibihano by'Imana bihekwa n'abantu muri rusange. Ese abantu bashobora guheka ibihano by'Imana gute? Ko twabonye ibihano by'Imana biza mu buryo direct kubera ijambo ry'Imana, tubona nanone ibihano by'Imana bihekwa n'abamarayika bayo, umuvumo ugahekwa n'abamarayika b'Imana bakawugeza ku bantu. Tugiye noneho kureba ibihano by'Imana bihekwa n'abantu bamwe bagahana bagenzi babo cyangwa se bagahana abandi. Iri ni isomo rikomeye cyane ryo kwitondera. Reka turebe muri Korani ntagatifu mu isura ya 6 ku murongo wa 65. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم
أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. vuga uti we Allah ashoboye kubahagurukiriza ibihano biturutse hejuru yanyu n'ibiturutse munsi y'ibirenge byanyu, cyangwa se akabagira udutsiko tutavuga rumwe, maze akumvisha bamwe muri mwe ubukana bw'abandi, haba mu mirwano, mu guhangana hagati y'abantu ukwabo, bamwe bagaha abandi ibihano, bagaha bagenzi babo ibihano. Nyagasani ati ngaho itegereze uburyo dutanga ingero cyangwa dusobanura ingero kuri ba bandi bafite gutekereza, kuri ba bandi bafite gushishoza. Twongere twibuke iyo tugiye mu mateka, hari igihe Abayisirayeli bigometse ku mategeko y'Imana, basenga Bayali, bimura Uwiteka Imana yabo mu gihe cy'umuhanuzi bitaga Eliya na Eliza. Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala abateza umwami bita Sargoni wa kabiri, arimbura ingoma ya Isirayeli mu majyaruguru, hari mu mwaka wa 721 mbere y'ivuka rya Kristo. Nanone ingoma yo mu majyepfo ariyo ngoma ya Yudeya iza kwigomeka ku mategeko y'Imana, bimura Imana n'amategeko yayo. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala abateza umwami bitaga Nebukadineza w'i Babuloni. Uyu mwami bitaga Nebukadineza w'i Babuloni asenya n'ingoro ya Yeruzalemu, ajyana bunyago Abayahudi i Babuloni mu gihugu cya Iraki. Uru ni urugero rufatika kandi rwumvikana kuri ba bandi bafite gutekereza, bacukumbura fikihi, bagatekereza neza, bakasobanukirwa amategeko y'Imana ndetse n'ibirebana n'iyobokamana. Aha rero ni urugero rufatika tumaze gutanga rugaragaza yuko abantu bamwe Imana ishobora kubakoresha kugira ngo bahane abandi cyangwa se bajyane ibihano by'Imana, la'natullahi, umuvumo w'Imana, bawuhe bagenzi babo. No muri surate Rumu, sura ya 30 aya ya 41, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aravuga ati ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ubwangizi bwabaye gikwira ku butaka ndetse no mu nyanja bitewe n'iby'amaboko y'abantu akora cyangwa se yakoze. Uko ni ukugira ngo Mwenyezi Mungu asogongeze ibihano bamwe ku bandi bitewe n'ibikorwa byabo, yenda bashobora kugaruka, bashobora kwicuza ku Mana bakayigarukira. Ni isomo rero rikomeye cyane turimo kwiga, uburyo ibihano by'Imana cyangwa se umuvumo w'Imana ugera ku bantu. Uburyo bwa mbere twabubonye ni la'natullahi, umuvumo w'Imana uza mu buryo diregite, Imana ivuze iti iki ni kibe kikaba. Uburyo bwa kabiri ni ibihano by'Imana byikorerwa n'abamarayika bayo. Uburyo bwa gatatu ni ibihano by'Imana, umuvumo w'Imana ugera ku bantu utanzwe n'abandi bantu bagenzi babo Imana yakoresheje. Uburyo bwa kane rero nabwo ukomeye cyane, bunahambaye, nta buryo twavuze muri ubwo ngubwo bworoshye, bwose burakomeye. Uburyo bwa kane, umuvumo w'Imana ugera ku bantu, umuvumo w'Imana ugera ku bantu, ibihano by'Imana bigera ku bantu biciye mu bindi biremwa by'Imana bidukikije. Ibiremwa by'Imana bidukikije twebwe bene Adamu bishobora kuba impamvu y'umuvumo w'Imana, bigaheka umuvumo wa Allah. Aha ngaha rero
mbere y'uko yenda twinjira mu busobanuro, ibiremwa bidukikije ni byinshi. Mwene Adamu agoswe n'ibiremwa byinshi kandi bimwe biri danje, bishobora kumugirira nabi no kumuhitana. Muri ibyo ngibyo mu biremwa bidukikije hari ibiremwa bidukikije bitagaragara. Muri ibyo biremwa bidukikije bitagaragara harimo amajini. Ibyo biremwa bita amajini ni ibiremwa tutabona n'amaso yacu ariko birahari. Mu bindi biremwa bidukikije biri impande zacu ndetse no muri twe bitagaragara keretse yenda hakoreshejwe ibyuma bikomeye cyane, ni ibiremwa bita za mikorobe, microorganisme. Izi za mikorobe rero nazo tuzazireba by'umwihariko kubera ko zifite uruhare rukomeye cyane mu kwibasira bene Adamu. Cyane cyane tuzareba igihe cy'ibyorezo, igihe cy'amakuba y'ibyorezo, nabyo bishobora kuba byaheka umuvumo w'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ibiremwa nanone bidukikije tutabona ariko tukumva amajwi yabyo. Ntitubibona ariko dushobora kumva amajwi yabyo. Ahangaha twavugamo nk'imiyaga. Imiyaga ishobora kuza ari igihano cy'Uwiteka ikarimbura. Inkuba ishobora kuza ari igihano cy'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ikarimbura, nk'uko tuzabona abantu barimbuwe n'imiyaga, abandi bakarimburwa n'urusaku rw'inkuba. Hanyuma hari n'ibiremwa by'Imana bigaragara tubana nabyo. Ibigaragara mu kirere, hari imibumbe iri mu kirere ishobora kuza ari lana iturutse kuri Mwenyezi Mungu ikarimbura abantu runaka. Hari inyenyeri, hari ibituruka mu kirere, ubwo ndashyiramo n'imvura n'ibicu byose. Hanyuma hari n'ibiremwa biba hano ku isi tubana nabyo, ibikururanda. Twavugamo izo nzoka za scorpion n'ibindi. Twavugamo za insecte, inda, imbaragasa, inzige, imibu. Ibi byose byigeze kuba ibihano n'umuvumo kuri bene Adamu babayeho mbere yacu. Hari ibiremwa, ibimera bishobora kuzana lana kuri twebwe, birimo ibiyobyabwenge, izo mogi n'ibindi byose, nabyo bishobora kuba byazana lana, umuvumo kuri bene Adamu. Hakaza ibiremwa ni byinshi, amabuye, umuriro, twavugamo uyu usanzwe, ibirunga, amashanyarazi. Ibi byose ni ibiremwa by'Imana bishobora kugira shari, biba mu mazi. Ni ibiremwa byinshi cyane. Tuzagenda tureba bike bikeya dutanga n'ingero ziri muri Korani z'ibiremwa by'Imana byahetse lana, umuvumo wa Allah subhanahu wa ta'ala, bikawugeza ku bantu. Muri rusange rero Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala yahaye intumwa y'Imana muri surat al-Falaq harimo ijambo duhora dusoma tuvuga ati wa min sharri ma khalaqa, wa min sharri ma khalaqa. Mana uturinde inabi, uturinde inabi, uturinde umuvumo ukomoka ku biremwa waremye. Ibiremwa by'Imana rero birashobora kuba impamvu yo guheka wa muvumo, ya lana ikagera kuri bene Adamu iturutse kuri bya biremwa Imana yaremye. Niyo mpamvu rero Imana yabwiye intumwa yayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngo izajye isoma iduwa yikinge ku Mana kugira ngo iyirinde inabi, umuvumo ushobora guturuka ku biremwa by'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Muri rusange rero dalili igaragaza yuko ibiremwa bishobora kuba byaheka umuvumo w'Imana ni iyihe? Reka turebe imvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imana imuha amahoro n'umugisha. Iyo mvugo iragira iti qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna allaha wa malaikatahu wa ahla samawati wal ardi
hatta namlata fi juhuriha wa hatta rihuta la yusalluna ala muallimi nnasi li khaira. Iyi ni imvugo nziza kandi irimo hikima, ubugenge buremereye cyane. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaravuze ati, mu by'ukuri Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala n'abamarayika be n'ibiri mu birere byose ndetse n'ibiri ku isi byose, atanga n'urugero aravuga ati hatta namlata fi juhuriha, kugeza ku rushishi ruri mu mwobo warwo, urushishi rwibereye mu mwobo tu, wa hatta rihuta fil bahari, no kugeza ku ifi iri mu nyanja, yaba ifi nini cyangwa intoya. Ibyo byose bisabira wa wundi urimo kwigisha abantu ibyiza. Twabonye ko muri ya lana intumwa y'Imana yavuze ngo aduniya mal'una, isi iravumye, mal'unu ni mafiha, n'ibiri ku isi biravumye, illa dhikra Allahi wa mawalahu, usibye kwibuka Imana n'ibifitanye isano nabyo. Wa alimani, nuriya wigisha ijambo ry'Imana cyangwa akigisha ibyiza, au muta'alliman, nuriya wicara akumva ijambo ry'Imana, nibo batavumye. Hano rero barakwereka yuko uriya urimo kwigisha ijambo ry'Imana akura abantu mu muvumo. Uriya urimo kwigisha ijambo ry'Imana, ibiri mu kirere, ya mibumbe twabonye imanitse, za nyenyeri, ya mvura na bya bicu, wal ardi, n'ibiri ku isi, bya bikururanda twabonye, inzoka, insecte, byose bifite ubumara, bifite umuvumo, bihetse umuvumo w'Imana, kugeza kuki hatta namlata fi juhuriha, kugeza ku rushishi rwibereye mu mwobo warwo, wa hatta rihuta, no kugeza ku ifi, la yusalluna ala muallimi nnasi li khaira. Biba bisabira imigisha, biba bisabira imbabazi, biba bisabira impuhwe wa wundi wemera Allah subhanahu wa ta'ala, akanigisha ibyiza abantu, akanigisha ibifitiye akamaro, ibibakura mu mwijima. Ibiremwa byose biramusabira, ibiremwa byose bimusabira iki? Bimusabira imigisha. Aha rero ikinyuranyo ni ikihe? Nuko noneho uwigisha ibibi cyangwa ukora ibibi, ibiri mu kirere, ibiri ku isi, kugeza kuri urwo rushishi rwibereye mu mwobo, kugeza ku ifi iri mu nyanja, noneho bigusabira imivumo, biranakuvuma. Hakaba n'iby'Imana ikoresha, hanyuma wa muvumo ugahita ukugeraho. Ahangaha nanone tuzareba itandukaniro ry'umuvumo n'ikigeragezo. Aha reka dutange urugero ho gatoya. Iyo dusubiye ku mateka ya nabi Yunusu alayhi salam, intumwa y'Imana Yunusu, igihe Mwenyezi Mungu yamubwiraga ngo ajye kwigisha abantu, noneho akagenda ariko akaza kwigomeka akabavamo, yarigometse. Noneho mu bwato yari yafashe ari kumwe n'abandi bantu, buza guhura na lana n'ikigeragezo, wa muvumo uraza uramukurikirana. Noneho kugeza noneho nubwo bafashe umwanzuro bakavuga bati, uyu muntu niwe ukurikiranwe n'ubutabera bw'Imana, tumukuremo. Bamukuramo. Bamaze kumukuramo, hatta rihuta, kugeza kuri yafi yibereye mu nyanja. Ifi rero yabonye yuko igomba kumwakira, kubera yuko yagombaga nyine kujya kumukosora. Ariko hariya hari ikigeragezo, ariko nanone kikabamo isomo rikomeye cyane rirebana no kwigomeka ku itegeko ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Bishobora gukurura lana, kandi iyo lana ukayigezwaho na bimwe mu biremwa by'Imana, na bimwe mu biremwa by'Imana, bitari abamarayika, bitari abantu, ahubwo ibindi biremwa by'Imana bidukikije. Aha rero ni isomo ryumvikana kandi rikomeye cyane. Amajini tuzayareba by'umwihariko uburyo ari ibiremwa bishobora kuzana lana, bishobora kuzana umuvumo. Hanyuma za mikrobe nazo tuzazireba, twige amoko ya za mikrobe. Harimo mikrobe
ziri amoko menshi, hari izo bita za bagiteri, turebe n'amavirusi, turebe na za champignon, amoko ya za microorganisme tuzayigaho, turebe n'izishobora kwikorera umuvumo cyangwa se ibihano by'Imana muri mikorobe ndetse no mu majini. Dutanze urugero gatoya, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yatanze mu sura ya 6 ku murongo wa 42. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. Nyagasani aragira ati, rwose twohereje intumwa ku miryango yakubanjirije, nuko abahakanye muri bo tubateza ibizazane harimo ibiza, amakuba n'ibyorezo, tubateza ibizazane n'uburwayi kugira ngo bicishe bugufi. Imana yabateje amakuba, ibizazane n'uburwayi, indwara z'ibyorezo zirabafata kugira ngo bicishe bugufi, bashobore kugarukira Uwiteka Allah Subhanahu wa Ta'ala no kugabanya ubukana bwo kwigomeka ku mategeko y'Uwiteka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Y'abantu bigometse kuri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Imana ibateza bino tumaze kuvuga, ibateza ibizazane, harimo ibiza, izo mvura, imiyaga, inkuba n'ibindi byose bigiye bitandukanye, noneho n'uburwayi. Imana ikabateza ibyorezo n'indwara zidakira kugira ngo bicishe bugufi, babone ko bakeneye imbaraga zituruka ku Uwiteka Allah Subhanahu wa Ta'ala, nk'uko tubisanga muri Qur'ani ntagatifu isura ya 6 ku murongo wa 42. Reka nanone turebe mu isura ya 7 ku murongo w'133. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. Nyagasani aragira ati, nuko twohereza muri bo imyuzure. Ni mu gihe cy'intumwa y'Imana Mose, ibitangaza Imana yakoreye Firawuni n'abantu be, nuko tubateza imyuzure. Imana ibateza imyuzure, ibateza n'inzige, ibateza n'inda, ibikeri ndetse n'amaraso. Ibi byose Imana yabiteje bariya abantu ba Farawo n'abantu be. Imana ibateza imyuzure, ibateza inzige, ziraduka zirya imyaka yabo zimaraho, ibateza n'inda, barwara inda n'imbaragasa, igihano cy'Imana, ndetse n'ibikeri. Ibikeri biraza biba ibihano kuri Farawo n'ingabo ze, biruzura mu gihugu. Imana ibateza n'ikigeragezo cy'amaraso, imigezi yabo ihinduka amaraso, babura amazi yo kunywa meza. Ibi ni ibigeragezo Imana yabahaye, ariko nanone biza ari lana, umuvumo w'Imana, biza ari umuvumo w'Imana kuri bo. Rero aha harimo isomo rikomeye cyane kuri ba bandi bafite gushishoza no gutekereza ku byerekeranye n'umuvumo w'Imana, ndetse n'isomo rirebana n'umuvumo. Aha nanone reka dutange urundi rugero rw'ibiremwa by'Imana bishobora kurimbura abantu. Dutange urugero mu isura ya 69 uhereye kuri aya ya 6 kugeza ku ya 7. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. barahakanye abasamudu ndetse n'abaadi, bahakana imperuka. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. nuko abasamudu twabarimbuje urusaku. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. naho abaadi barimbujwe umuyaga
uvuza ubuhuha usenya. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما Allah yawubateje mu gihe cy'amajoro 7 n'amanywa 8 bikurikiranye. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية Wabonaga abantu ari imirambi irambaraye imeze nk'ingiga z'ibiti by'imitende byaranduwe birangaye birimo ubusamo imbere. Imana itugaragarije abantu barimbuwe n'urusaku, inkuba, urusaku rw'inkuba, urusaku rw'abamarayika simbizi. Hanyuma itugaragariza n'abandi barimbuwe n'umuyaga, umuyaga ukaza ukabagurukana n'ibintu byabo. Hanyuma muri surati Al-Fil twabonyemo nanone abantu Imana yarimbuje twayirane ababila, inyoni zari zihetse amabuye zikayanaga ku bantu bari hejuru y'inzovu. Ibiremwa by'Imana byose bishobora kuba impamvu yo guheka ibihano by'Imana, umuvumo w'Imana. Aha rero mu ncamake tubonye ko umuvumo w'Imana ushobora kuza ari itegeko ry'Imana riri direct. Imana ikavuga ngo ni kibe kikaba, igategeka kikaba ako kanya. Nanone umuvumo w'Imana ushobora guhekwa n'abamarayika b'Imana. Imana ikabatuma ngo mugende murimbure, bakarimbuza n'ibikoresho yabahaye. Umuvumo w'Imana nanone cyangwa se ibihano by'Imana bishobora kugera ku bantu biturutse ku bandi bantu bagenzi babo. N'umuvumo wa Allah subhanahu wa ta'ala ushobora kugera ku bantu bitewe n'iki? Bitewe n'ibiremwa by'Imana, uhetswe n'ibiremwa by'Imana bidukikije. Ibyo biremwa by'Imana twabibonye, harimo amajini, harimo imiyaga, harimo za mikorobe, tuzabisobanura mu buryo buhagije, harimo inkuba, harimo imvura, harimo ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Iri somo rero reka turicumbikire hano. Ku isomo ryacu ry'ubutaha tuzarebera hamwe ibyiciro cyangwa se ibyiciro by'abantu bagendana umuvumo. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة